Uje cyane nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango. Uyu munsi ndagarutse ngo tuganire ku kibazo gikomeye cyane kandi cy'ingenzi tugomba kwibaza tukagishakira n'igisubizo nk'ababyeyi, nk'abarezi, nk'igihugu muri rusange. Ikibazo kivuga ngo ni iki ababyeyi twakora kugira ngo tugabanye inda ziterwa abangavu, nubwo leta hari icyo yakoze mu by'ukuri. Buriya yo leta ijya gufata icyemezo nka kiriya cyo kuvuga ngo abana bajye kuboneza urubyaro bakiri impinja, mu by'ukuri ubona ko ni ikibazo gikomeye. Ariko se ni gute noneho ushobora kubirinda umwana wawe kandi akazakurana disipurine, agakurana ikinyabupfura, agakura muri sosiyete nzima, atari na ngombwa kujya kumuteza izo nshinge, kuko mu by'ukuri nazo ubwazo burya ziba zifite ibindi zangiza. Ngo haye ikaze rero nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi rero ndagarutse ngo dutangire tuganire kuri iki kintu gifite ibice bigera kuri 6. Ubwo uyu munsi tugiye gukora igice cya mbere, tuzagenda dukurikiranya ibice mpaka igihe rwose niba uri umubyeyi ukaba wabashije kureba izi video nateguye neza, ewana bizagufasha ku buryo ushobora kurinda mwana wawe iyo nditateguwe, kumurinda ibiyobyabwenge, kumurinda izindi ngeso mbi zose. Mbese ukaba ufite umwana uri full package, umwana umeze neza, uvuga uti uyu nguyu nubwo naba ntahari, ibyo namwigishije cyangwa se ibyo namutoje bishobora kuzamubera impamba yo kubaho neza, atandagaye cyangwa se ubwe atiyandaritse. Tekereza umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yari ufite inzozi zo kuzaba umwarimu cyangwa umuganga. Uyu munsi inzozi ze zarahindutse umutwaro, atari uko yabishatse ahubwo kubera ko nta muntu wamuganirije, nta wamukurikiranye, nta wamubwiye ukuri. Inda ziterwa abangavu ziracyari ikibazo gikomeye mu miryango myinshi, ariko ikibazo si abana bonyine. Natwe nk'ababyeyi dufite uruhare rukomeye mu kuba twazikumira. Uyu munsi reka tuganire ku byo twakora nk'ababyeyi, atari ukugira ngo ducire abana imanza, ahubwo kugira ngo tubarinde. Ikintu cya mbere ugomba gukora wowe mubyeyi, ikiganiro gifunguye hagati y'ababyeyi n'abana. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abana benshi bigira hanze ibyo babwirwa mu rugo. Iyo umubyeyi acecetse, internet iravuga. Iyo umubyeyi ataganira n'umwana, inshuti ze ziramubimuganiriza, rimwe na rimwe zikamubeshya. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Usanga abana benshi ibintu byose baba bazi baba barabikuye hanze, abandi bakabikura kuri internet. Papa reka shwi, mama reka shwi, nta kiganiro kivuga kuri icyo kintu. Wumva nta naho wahera ibyo bintu rwose ubiganiriza umwana wawe. Ariko mu by'ukuri wakabaye uba open, ugafunguka, umwana wawe akakwisanzuraho. Reka nguhe urugero gatoya. Hari umubyeyi wigeze kuvuga ati nari natinye kuganiriza umukobwa wanjye ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, numvaga ari ukumwangiza, ariko nyuma yaje gusanga yari yarabonye amakuru ku mbuga nkoranyambaga adafite uwayasobanuza. Ibi ni ibintu abana benshi babibona. Mu by'ukuri isi turimo yabaye digitali. Wowe nubwo utashaka kubimubwiraho, ariko abafite amakuru kandi noneho ashobora kugira amakuru, akayagira amakuru atanuzuye, akagira amakuru mabi. Ikiganiro kigomba gutangira hakiri kare. Ntutegereze ko umwana azarinda gutwara inda, cyangwa se ngo umwana azagira mu bukumi, mu bugimbi n'ubwangavu. Reka burya guhera ku myaka 4, 5 ushobora gutangira kujya ugenda uganiriza umwana utuntu dutoya tuhwanye n'imyaka afite. Twa tubazo tw'amatsiko atangiye kujya kubaza, ukamusubiza, akabona nyine kumwitayeho. Kuba ikiganiro kuba ikiganiro si ikiganiro cy'iterabwoba. Ntutangire umutera ubwoba ngo nugira gutya, ngo dore ngo nugira gutya ngo uzabigenza ute. Oya, muganirize umworohereza kandi umwereka ko umwishimiye. Nyine uri mama, uri papa, ushaka ko muganira kuri icyo kintu. Ntugaragaze kumukanga cyane byo kumutera ubwoba.
tuma umwana yumva ko ashobora kubaza icyo adasobanukiwe. Umuha umwanya, ntabwo ari ukumusomera disikuru ngo dore ngo banyura gutya ngo ubigenza gutya ngo ubigenza gutya. Oya, mureke akubaze, muganire nyine. Utuntu tw'utubazo afite amatsiko akubaze. Iyo umwana azi ko umubyeyi we amwumva, ntatinya kubwirwa ko yashutswe, cyangwa se ntabwo atinya kukubwira ikintu icyo ari cyo cyose cyamubayeho, gahunda ye y'umunsi uko byamugendekeye, bityo bigatuma byubaka ya kominikasiyo hagati yawe n'umwana. Uwo mwana wawe akakubera inshuti rwose. Noneho uko akubera inshuti, twa tuntu yagiye yumva hanze, twa tuntu yabonye kuri interineti, twa tuntu adafitiye amakuru ahagije, akaza akakubaza, ukagira ute, ukamusobanura. Kwigisha indangagaciro n'imyitwarire myiza, iki kikaba ikintu cya kabiri burya umubyeyi aba agomba kwitsaho akacyitaho. Inda z'abangavu si ikibazo cy'ubumenyi bukeya gusa, ni ikibazo cy'indangagaciro zabuze. Urabizi kera twese twakuze mu miryango yacu wumva ko nta mukobwa ngo urara hanze, ujya hanze nijoro, ngo kugendana n'abahungu n'ibiki. Mbese ugasanga hari imyitwarire no gutinya igitsure n'indangagaciro nyarwanda by'ubwabyo, hatarimo ibijyanye no kuba umuntu yarize ngo angazi ngo yagiye mu mihango ryari, ngo yakoze imibonano mpuzabitsina. Indangagaciro ubwabyo bikaba ari ikintu gishobora kurinda umwana wawe akabaho neza. Abana bakwiriye kwigishwa ko umubiri wabo ufite agaciro, ko urukundo rutagurwa n'igitutu. Oya, rikaba ijambo ugomba kubwira umwana wawe ko burya kuvuga oya nabyo byemewe, nta kintu bitwaye, ko mu gihe bibaye ngombwa aba agomba kubwira umuntu uwo ari we wese ushatse kumushuka cyangwa iki, ukamubwira uti yego, kuvuga oya biremewe, nta kintu bitwaye, wavuga oya. Urugero, umukobwa wize kuvuga oya ntashukwa n'amagambo meza gusa, azi ko umukunda by'ukuri amuha igihe, ntamwihutishe. Ntabwo urukundo ari huti cyangwa gushyirwaho igitutu. Ibyo ni ibintu uba ugomba gusobanurira umwana wawe, akagera mu gihe cy'ubwangavu, akazagera cya gihe rwose atangiye kuba gakumi, abizi neza. Iyo indangagaciro zubatswe mu mwana, n'igihe umubyeyi atari hafi, ziramurinda cyangwa se ziramusigasira. Babyeyi rero, ngira ngo icyo ngicyo ni ikintu cya kabiri twavugagaho. Icya gatatu, gukurikirana ubuzima bw'umwana. Hari ababyeyi bavuga bati umwana wanjye ni mwiza, ntajya ayoberwa, ariko ni umwana mwiza ushukwa. Yego, ashobora kuba umwana mwiza rwose, ariko nyine bashobora kumushuka, ashobora guhura n'inshuti mbi, ashobora guhura n'abantu batari beza. Niyo mpamvu burya biba byiza iyo utangiye gukurikirana umwana wawe. Gukurikirana bivuze iki? Cyangwa se kwita kuri detaye z'umwana wawe za buri munsi, kumenya inshuti ze, icyo ni ikintu cya mbere. Kumenya aho ajya n'igihe agarukira, ukamenya ngo umwana wanjye agiye ku ishuri mu gitondo, saa sita aragaruka, cyangwa se saa 11, ese aca hehe, yagaruka ahura nande, azana nande, ukaba ubizi. Kumenya uko akoresha telefone, ese yari kuri telefone aba ari kureba ibiki, aba arimo arasoma ibiki. Ni utuntu tw'utudetaye uba ugomba kwitaho kugira ngo umenye neza, umakinge sure neza ko umwana wawe ari mu nzira nzima, cyangwa se ari mu nzira itagoranye. Ibi utabyitayeho, ni hahandi ushobora gusanga umwana inshuti ze cyangwa se icyo twita ibigare abamo, ugasanga nibyo byamujyanye muri ubwo buraya, nibyo byamujyanye muri uko kunywa inzoga, muri uko kujya mu biyobyabwenge. Gake gake wowe utabizi, utarigeze ushaka no kubyitaho, ugasanga umwana wawe yamaze kwangirika. Mu by'ukuri turi mu buzima bugoye, muri iyi minsi turi mu buzima bugoye, ariko twese icyo tuba dukorera ni iki? Dukorera abana, dukorera imiryango yacu. Byaba bibabaje rero, njya nanabibona rimwe na rimwe, numva n'agahinda karananyishe, kubona umuntu w'umugabo ufite amafaranga, ufite iterambere rifatika, wirirwa ushaka amafaranga ijoro n'amanywa, n'umugore we ari uko, ariko ugasanga umwana wabo yabaye kroni y'ibiyobyabwenge.
mwaramubyaye, murimo muramushakira iterambere, murimo muragira mute, ariko mu by'ukuri uwo mwana umunsi muzaba mudahari uwo mutungo ntacyo uzamumarira, kuko yamaze kuba addicted, yamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge. Ikiruta rero, nubwo byaba atari byinshi, wategura umwana wawe ku buryo nubwo waba udahari we yakishakira ibye, kuko azaba ari muzima mu mutwe, ari muzima mu mubiri. Icyo gihe iyo wamuhaye bwa buzima, wamuhaye za nyigisho, za ndangagaciro, kumwitaho, nubwo ubushobozi bwawe butari bwinshi, ariko burya nawe ubwe yabasha kwihigira. Mu gihe ushobora guhiga, wowe ugahiga ngo nta mwanya ubona wo kwita ku bana, ngo ni ikibazo gikomeye, ngo mwamuburiye igihe, mugashaka amafaranga mukayarunda hariya, ariko igihe muzaba mutagihari, ayo mafaranga akaba nta kintu azamarira abana banyu cyangwa se umuryango wanyu. Kanguha urugero, hari abana benshi batangira kugirana ibibazo bikomeye biturutse ku muntu bahuye kuri WhatsApp cyangwa kuri TikTok, umubyeyi atazi, nyine ugasanga umwana wawe atanye ibibazo, cyangwa se ukumva umwana ngo yiyahuye, ngo yakundanye ngo n'umuntu ngo kuri TikTok, ngo kuri WhatsApp, ngo baramenyana, ngo none ngo yamwanze, ugasanga umwana yiyahuye, ugasanga umwana uwo muntu yaramwangije, ntubizi, ntabwo ujya wita kureba kuri telefone ibyo umwana wawe aganira, ibyo areba, ntabwo bikureba. Ni ikibazo rero gikomeye babyeyi, muba mugomba gukangukira hakiri kare, mbese hahandi muri ya myaka mitoya y'umwana, ku buryo n'icyo gihe niyo abigezemo atatangira kujya gukingakinga, ko aba azi neza kuri inshuti ye, uri papa, uri mama, mbese uri n'inshuti ye. Gukurikirana si ukumunga cyangwa se si ukumurinda, ntabwo ari ukumwangiza, ni byiza cyane, ni ukumurinda. Ikindi kintu cya kane ababyeyi buriya mugomba kwitaho gitandukanye na biriya bitatu twabonye haruguru, ubufatanye bw'umuryango n'inshuti ze. Urugero, umwana arerwa mu rugo wenyine, aba ari wenyine, ariko umwana ukurikiranwa n'ababyeyi n'ishuri aba arinzwe kabiri. Kugenzura imyitwarire ku ishuri, kuvugana n'abarimu be, kwitabira cyangwa se kujya aho abandi babyeyi bari, nawe ubwawe ukabasha kuba wamenya ngo ese ibintu bimeze bite. Gutanga urugero rwiza, iki ni ikintu cya gatanu. Ntushobora kubuza umwana gukora ibyo wowe ubwawe ukora. Uko ababyeyi babanye cyangwa se uko ababyeyi babanye, amagambo bakoresha, ibyemezo bafata, abana bigira cyane ku byo babona kurusha ibyo babwirwa. Ntabwo ushobora kubwira umwana wawe ngo mwana wanjye ntukarebe ngo amashusho y'urukozasoni kuri telefone ngo akwangiza mu mutwe, kandi abona nawe uyareba. Biragoye rwose ko ibyo bintu wabimubuza. Ntushobora kubwira umwana wawe ngo mwana wanjye kunywa itabi ni bibi, kunywa inzoga nyinshi ni bibi, jya ugenza gutya, kandi abona nawe ubikora. Biragoye ko ushobora kubuza umwana wawe ubusambanyi kandi akubona ubukora. Bityo rero icyiza ni uko nawe ubwawe ujya kumuha imyigisho, ariko cyane cyane ukita cyane ku byo wereka umwana wawe ukora, kubera yuko nibyo afatiraho experience, kabone nubwo mutaganira. Ariko burya iki kintu cya gatanu, iyo umwana yareba cyane ibyo nawe ugira ute ukora, akaba ari byo yigiraho. Inda ziterwa abangavu si impanuka gusa, ni isomo ritabayeho, ni isomo ritabayeho ku gihe, ni isomo ritabayeho ku gihe mu babyeyi n'umwe wifuza kubona umwana we. Nta mubyeyi n'umwe wumva yifuza kubona umwana we atakaje ejo he hazaza. Nudafata umwanya wo kuganira, kwigisha, gukurikirana abana bacu, tuba tubarinze cyangwa se tugize dute tukanarinda sosiyete yose. Ni ngo iyo ufashe umwanzuro wo kwigisha umwana wawe, kumukurikirana, kumwigisha, mbese uba urinze umwana wawe, unarinze na sosiyete yose muri rusange. Ikibazo gikurikira
ni komenti nakubwira. Wowe nk'umubyeyi ni iki wumva wakongeraho kugira ngo uyu munsi kugira ngo urinde umwana wawe ejo hazaza he hazabe ari hazima. Nshuti mukunzi rero w'amahoro mu muryango, ngizo ingingo tugiye kuzaganiraho birambuye imwe kuri imwe. Tuzagenda tuziganiraho imwe kuri imwe kugeza tuzishoje, ariko mu ncamake nk'umuntu wageze hano nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bya hano uzajye ubibona mu bantu ba mbere. Ahasigaye rero iyi ni iya mbere, ubwo ejo ni ukuvuga ngo tuzatangirana n'aka episode ka mbere ka kabiri. Aka ni aka mbere, ejo tuzakora iya kabiri ivuga ngo kuki abana batinya kubwira ababyeyi babo ukuri, cyangwa se kuki ababyeyi batinya kubwira abana babo ibyabaye by'umunsi n'ibindi. Ibyo byose tuzabirebera hamwe muri episode ya kabiri. Ndabakunda cyane, nizere ko mwamaze gukora subscribe. Ufite igitekerezo, inyunganizi, wabishyira muri comment, ahasigaye tugakomeza tukaganira birambuye. Sawa, iyi video byaba byiza ubonye inshuti yawe ukayisangiza imwe cyangwa ebyiri, ni byiza cyane. Bye, reka dusubire inshuti bavandimwe.